bitaba uri muri siporo ubyukira muri siporo aho kugira ngo ukore imirimo uyibere muri siporo ushyize hasi ndabona ubundi imboho amakariso yanjye ko nsiga nyanditse aha n'amasuti buri munsi nkayabo amakariso yanjye aba ari he amakariso yawe iyo amakariso yanjye ni jye murira he n'amakariso yawe ku mwami Yesu ubwo ubirengagije mbura nanditse aha buri munsi amakariso n'amasuti buri munsi ntabwo ntahanaye cyangwa se ngo nyambarira amakariso jewe nambara amakariso y'umukobwa se njye nambara amakariso y'umukobwa njye mbana none se sibyo ziba ziba nyine amakariso yanjye ariyo n'amasuti wibuke ko utamemba hano mu rugo nagusekura je katabarwa sinjya nkwera abiri ariko urabizi n'ikindi urebye nabi ahubwo wowe wasohoka wirukanka umuntu urimo kuvugisha gutya ubundi uramuzi nimukazajye mudufata ukumva ngo uko muri abana bo mu bipangu urukumva nimurangiza muze mutumya hejuru mudutwa ko mushatse ceceka jambo ufite none urumva ufite uruvugiro rwo kumva amakariso nyine gerageza nubwo wani wamemba umva nkubwire ubwira nde amakariso yanjye ituteye yaje abayampenze ibaze noneho jye uri kumbaza amasutiye cyangwa itonda noneho twadusirimbi naguze ejo bundi ni ukuri kwima ubu sinagaye ngo kuko twabuze ako wasinze cyangwa bakuntereje ukunda nasinze urukunda ukabona nasinze ugeze aho uzajya uza kumbaza amakariso yawe ndetse nawe nambarana nawe mbana usigaye umpesha umutwe usigaye unzegereza buri munsi aho kugira ngo ukore imirimo usigaye njyewe nkeneye amakariso amasutiye hano ndabikeneye nsiga nanditse ndaza kubyamira rega nkabibura uzikumvibura neza amakariso yawe yose warayabuze n'amasutiye bivuze ngo uburaha wabunuje nabonoje ahubwo turebe ko utayambara oya njye nambara amakariso utayambara se njye mvaho umva uyashake